Yesu ndiye Bwana wa mabwana, haleluya. Yesu ndiye Bwana wa mabwana, Yesu ndiye Bwana wa mabwana, asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa, haleluya. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, asifiwe Mwokozi. Buri wese nagire icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, wowe uri hejuru y'amajuru yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, wowe mwami w'ijuru n'isi, uhoraho dufitanye gahunda nawe muri aya masaha. Uhoraho wayoboye intambwe zacu, watugejeje hano amahoro, tukaba tubigushimiye mwami. Uturebere gusa munsi y'amaraso yawe wamenye ku bwacu ariya igolgota mwami. Tukuragije iri teraniro ry'uyu munsi, utangirane natwe, usozanye natwe. Bene data bakiri mu nzira ubashoboze bagere hano amahoro. Abataza kubasha guterana uyu munsi nabo turabakuragije mwami. Uko tugenderera nabo ubagenderere mwami. Duteranye mu izina ryawe, izina riri hejuru y'amazina yose mwami. Uduhe umugisha nk'uko wabitugeneye uyu munsi. Utangirane natwe, usozanye natwe. Ijambo ryawe ribwirizwe mu mbaraga z'umwuka wera. Umugisha ugere ku uryakira wese mwami. Amasezerano yawe uyamusohorezeho, uko wari uri ejo n'uyu munsi n'iteka ryose naguhinduka. Ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Turahita turirimba indirimbo twitegura no kumva ijambo ry'Imana. Ni indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mwene data aratuyobora, dukomera umwami mu mashi. Nasezeranije guhora ngukurikira Yesu, iminsi yose umuri hafi, mukiza wanjye. Singitinya n'ambaraga zose, umagarikiye. Sinashobora kuzimira nimora nk'uyu. Singitinya n'ambaraga zose, umagarikiye. Sinashobora kuzimira nimora nk'uyoboka. Ndashaka yuko ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanjye teka nk'ubu
ababisha baranyegereye, nyamara nkwisunge Kristo wanjye we, undinde ibicumbu. Ababisha imbere, nyamara nkwisunge Kristo, Mukiza yawe ninumishe, indutirayo yose, unyongorere mu mutima, urumbwirize yo gutinyurwa, uruntegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nize, urumbwirize yo Mukiza sawa sezeranije abagukurikira, yuko uzabageza mu ijuru, kandi nanjye nishwe guhora ngukorera, umfashishe ubuntu bwanjye, databuja we, kandi nanjye umfashishe ubuntu bwanjye, databuja tume kugera ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine izo njyanirira, nzira yawe nyiriho muri iyi si, maze uzanyakire mu ijuru, umukozi wanjye, ujye unyobora tugiye gusoma ibyanditswe byera. Turasoma muri Yohana igice cya 17, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Amen. Turacyakomeza ijambo tumaze iminsi tuganiraho. Ubundi iri jambo turimo kuganiraho nirwo rufatiro itorero rigomba kumenya Imana imwe rukumbi, Imana imwe rukumbi y'ukuri. Ni urufatiro nkomezi ry'itorero rimwe rukumbi y'Imana nzima. Amatorero ntabwo ari menshi. Yesu Kristo umwami Imana niwe watangaje avuga ngo nzubaka itorero ryanjye, ntabwo nzubaka amatorero yanjye. Nzubaka itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo ashobora gushobora iryo torero. Itorero Yesu yatangiye yubaka yimanukira ubwe ku munsi wa Pentekote, we wenyine yimanukira, nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya mu Baefeso igice cya 4. Uwazamutse niwe wamanutse. Kuva ku munsi wa Pentekote kugeza amagingo aya, mu gihe Yesu arimo gukora umurimo wirangiza, asoza ibikorwa by'iyo nyubako ye, Yesu Kristo watangiye yubaka itorero rye kuva ku munsi wa Pentekote kugeza amagingo aya, ntabwo ahinduka uko yari ari ejo, uyu munsi n'iteka ryose ntabwo ahinduka. Ibihe n'abantu barahinduka, ariko Yesu Kristo ntabwo ahinduka. Umurongo nakuka yashizeho, umurongo ngenderwaho yashizeho kuva akimanuka avugira mu kanwa k'intumwa ze. Uwo murongo ni umurongo nakuka. Nubwo Satani yavangiye abasenga akazana ibintu binyuranye, uwo murongo ni umurongo nakuka. Imana imwe rukumbi yabayeho mu iteka ryose. Iyo Mana yagendagenda mu busitani bwa Edeni. Iyo Mana ariyo soko y'ubugingo buhoraho, Imana y'abahanuzi, Imana y'intumwa, Imana y'abera, haba batubanjirije n'abariho. Iyo Mana ni Imana imwe rukumbi. Nta mana eshatu zabayeho mu iteka ryose. Nta mana eshatu zagendaga mu busitani bwa Edeni. Nta mana eshatu abantu zibigeze bamenya. Nta mana eshatu intumwa zigeze zimenya. Ni Imana imwe rukumbi. Niyo mpamvu
butumwa burimo kubwirizwa ku isi hose kugira ngo abantu bagarukire Imana nzima bave mu buyobe, kugira ngo nyiri itorero waritangije azasange kwa kwizera kwari mu ntumwa. Amen, amen, amen. Ibyo nk'umuvugabutumwa ngomba kubishimangira n'ibyanditswe. Nta bindi bitabo tugira hano. Bibiliya mufite n'abandi bose bagendana, niyo arimo amagambo y'Imana nzima. Mwene data yadusomera muri Luka igice cya 18 agahera ku murongo wa mbere akamanuka. Yesu Kristo icyifuzo cye yari afite mbere y'uko ataha, yavuze ngo zasanga kwa kwizera mu bantu. Ntago icyifuzo cye cyari cyo kuvuga ngo zasanga amazu menshi afite amazina atandukanye abantu basenga uko babyumva. Oya, ukwifuza kwanyu niba nasanga kwizera kwa kundi nasize kwari. Mwana dada nadusomere. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Umwana w'umuntu naza, nicyo cyifuzo cye. Azasanga amazu menshi n'abantu bihaye gukorera Imana. Yumvikane neza, bihaye gukorera Imana. Nta muntu ntazagire abantu bakorera Imana nyuma y'ubushake bwayo, ariko ntago wababuza. Noneho hano no mu Gifaransa umurongo wa 8, et je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nicyo kibazo yari afite, kubera uyu muvurungano uriho. Abantu bafite imyizerere myinshi. Nicyo kintu nanjye nibaza nk'umuvugabutumwa, niba umwuka wera agira amabare menshi agatuma abantu bagira imyizerere myinshi. Reba natwe Imana yatwiyeretse muri ubu buryo, natwe Imana yatwireretse muri ubu buryo, natwe twamenye izina ry'Imana ko ari Yehova, twamenye natwe kugira ngo Yesu azasange. Noneho turaba Adventiste b'umunsi wa karindwi, dutegereje Yesu. Noneho kubera ko twaramutegereje, dushyiraho n'umunsi Yesu ntabwo yabashe kuza, tujya gusenga dusanga ko tutubahirije umunsi wa karindwi, twarabivumbuye. Noneho
imana yaduhishuriye kumenya uwo munsi wa karindwi. turi abadventiste b'umunsi wa karindwi. n'andi moko menshi, ariko Yesu hano akaba avuga ngo nzasanga ukwizera ni kumwe, umwami ni umwe, imana ni imwe. niyo mpamvu ubutumwa bw'igihe burimo kubwiriza ku isi hose, kugira ngo Yesu nagaragara mu bicu azaboneke abamusanganira bafite kwizera kumwe. yemwe abanyumva namwe muri hano, Yesu Kristu imana nzima, imana ya gahunda, washizeho umurongo nakuka, uwo Yesu Kristu atari imana y'umuvurungano, ntabwo izatora nohereje n'ijwi, ntabwo izafata batatu mu badventiste, babiri mu bapentekote, batatu mu bayehova no mu bindi. no. ubutumwa bw'igihe ni ubwo guhamagara intore kugira ngo zose zijya ku murongo umwe, Yesu azasange bafite ukwizera kumwe. amen, amen. impamvu mbivuze, ariko mwabantu ubutumwa buragwira. ibi ngiye tutangiye kubyumva mu matwi yacu ubu ngubu, ubutumwa buragwira. ntabwo ari ubutumwa bw'inzaduka, ni bwa butumwa Pawulo yabwirije ku munsi wa Pentecote. Petero abwiriza ashyiraho umurongo nakuka ngo uyu mwami mwabambye Imana yaramuzuye, turabahamye. uyu Yesu muntu mwabambye Imana yaramuzuye, turabahamya. Imana yamugeze Kristo n'umwami. abayuda bari baje ku munsi mukuru wa Pentecote ngo none dukora iki ko dutsinzwe ku mugaragaro? icyama n'abasengera hirya no hino nabo bagatsindwa nk'uko n'abo bayuda mu gihe cya Pentecote batsinzwe. ngo dukora iki? mukeneye kumenya icyo mukora. reka none mbabwire umurongo nakuka w'itorero ry'Imana nzima. mwihane, mubatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristu, uko mwabonye duhabwa umwuka wera. nimwihana mukabatizwa muri iryo zina, namwe isezerano ni iryanyu. uwo niwo murongo nakuka Imana yashyizeho. noneho ugatangira noneho kumbira ngo uravuga ibyo ngibyo. twebwe duhagaze ku byo Yesu yavuze muri Matayo iki cya 28, ngo mugende mubatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka wera. wowe uvuga ayo magambo, Yesu amaje kuzuka, abo yabwiye Petero yari ahari, we ntabwo wari uhari, nanjye ntabwo nari mpari. ariko yahise ababwira ngo mutegereze mu Mwuka wera, azabayobora mu kuri kose. uwo Mwuka wera ntabwo ari umwuka w'ibinyoma, ntabwo ari umwuka uyobya abantu, ni njye azahamiriza. uwo Mwuka wera aje ku munsi wa Pentecote, si Petero wavugaga, ni umwami watangaga umurongo nakuka ku itorero rye. amen. noneho ugaterura
ugatangira kuvuga. Noneho twemere ibyo Yesu yavuze cyangwa twemere ibyo Petero yavuze, turabyifatamo dute? Ntukazaze usubira mu magambo nk'agasuku. Yesu avuga ayo magambo. Niyo mpamvu turi hano. Niyo mpamvu isi igomba kumenya ijwi ry'umushumba mwiza. Yesu avuga ayo magambo. Yesu avuga amazina atatu. Ntabwo yavuze ngo mubatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Si izina rimwe. Ariko Umwuka Wera amanutse ku munsi wa Pentekote, yahise abayishurira ngo iryo zina rimwe rya Data, Umwana n'Umwuka Wera ni izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Mu gihe cy'intumwa Satani atari yavanga ibintu, nta mukristo n'umwe wigeze abatizwa mu mazina atatu. Kwizera kwari mu ntumwa ku munsi wa Pentekote, mu byakozwe n'intumwa cya kabiri. Abo bantu bamaze kumva, bamaze gutsindwa, itorero ry'Imana ritangira, habonetse hafi 3,000 babashyira mu mazi, bababatiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu byakozwe n'intumwa cya 8, Petero yagiye kubatiza abizera mu izina ry'Umwami, mu izina rya Yesu Kristo. Noneho inyigisho yaje ngo noneho ko twabatijwe mu mazi menshi mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, noneho mwadusubiza mu mazi. Na Paulo yashubije mu mazi abantu babatijwe mu mazi na Yohana Mubatiza. Wakabimenye, yabasanze bakubita amadebe barimo gusenga, arabareba. Mwakiriye Umwuka Wera mumaje kwizera mwebwe, nubwo amadebe ari menshi. Mu by'umwuka ntabwo tubizi. Mwabatijwe mubatizo. Ni ibyanditswe turabifite. Mwene Data yanadusomera. Ibyakozwe n'intumwa cya 19, so mu murongo wa mbere ugeze kwa 6, asanga barimo kusenga, barimo kubyina cyane. Bashobora kuba barakoraga sinzi niba ibya gisimba ninde, bya bindi by'abanyamurenge babyita gute? Niba barasirimbaga bum 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 basimbutse. Mwakira Umwuka Wera nubwo musimbuka gutyo. Mwakira Umwuka Wera ngo nabyo tuzi. Dusomere. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso. Asangayo abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe Umwuka Wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko Umwuka Wera yaje. Arabaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo, babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Babyumvise gutyo, nyuma yo gukora igisimbagurika nibyo igisirimba, ntabyo twari tuzi, kandi twarabatijwe mu mazi menshi mu matizo wa Yohana. Ibi ngibi ntabwo twari twakabimenye. None Paulo abasanze, abasubiza mu mazi, ababatiza mu izina ry'Umukiza. Pasiteri uza kunyumva, Bishop uza kunyumva,
imana igufashije nawe waca bugufi ukanabatizwa mu izina ry'umukiza. Niryo zina rimwe riri hejuru y'amazina yose twahereyemo agakiza. Amen, amen. Na padiri na musenyeri na papa imana ibagiriye ubuntu nuko basubiza mu mazi bakabatizwa mu izina ry'umukiza kugira ngo imbabazi zibagereho, isezerano ry'umwuka ribazeho. Iryo ni ihame. Nibyo ngibyo. Mbega muri iki gisekuruza cyacu ubutumwa bubwirizwa mu mbaraga. Abapasiteri bemeye n'abakuru b'amadini bemera kubatizwa kubera ko ijambo ryari ryabatsinze. Ubutumwa butegura kugaruka k'umwami nibwo tubwiriza, ntabwo dufite isoni zo kubuhamya. Amen, amen. Yesu Kristo niwe Mana imwe rukumbi y'ukuri. Jehova wo mu isano rya kera niwe Yesu Kristo mu isano rishya. Amen. Kwa bwa mbere turimo kubyumva. Nibyo nabwirije ndacyabisubiramo. Uwavugiye muri cya gihuru cyaka umuriro amanutse avana abana b'Isirayeli mu buretwa bwa Farawo avuga ngo ndiho, niwe waje mu mubiri araseruka. Abafarisayo bahita bamubwira ngo ko ufite imyaka ya 30 wabonye Abrahamu gute? Ahita atomora, ni mu Kirundi ahita avuga ngo Abrahamu mwishingikiriza ko ari so wanyu mwe, yishimiye kubona umunsi wanjye, yarawubonye arishima. Amen. Ngo ufite imyaka 30 Abrahamu yakubonye gute wowe? Ahita none akomeza aravuga ngo Abrahamu atari yabaho, njyewe mubona hano ndiho, je suis, ntabwo nabayeho, ndiho. Iyo niyo Mana twizera, iyo Mana niyo Mana yabera. Uwiteka akomeza abwishimira n'icyubahiro. Ucishamo gaciramo n'agatwenge reka gacemo, sibyo? Yesu Kristo niwe Mana w'abahanuzi. Mbega ubutumwa ko ari ubwa mbere tubwumva. None Yesu Kristo, impamvu bikunda kubayobera ni igihe abajemo Yesu Kristo. Noneho reka noneho ngufashe mwene data uri hano n'undi nawe uzumva ubutumwa. Yesu muntu ntabwo yabayeho, cya gihe cya Abrahamu. Reka nkoroherere bita kuvangira. Ariko Kristo Imana yari muri we, niyo yambaye umubiri amwe n'abamarayika babiri ijya gusura Abrahamu. Wakabimenye? Uwo nguwo wambaye umubiri amwe n'abamarayika, ibyanditswe biri hano. Mfite Bibiliya nawe urayifite? Okay, nibo bicaye mu rugo rwa Abrahamu. Abrahamu arabakira, bari batatu, abamarayika babiri n'umwe ariwe Mana Elohim. Yarabakiriye, ntabwo ari ihereko, yarabakiriye mu rugo. Yo aboza n'ibirenge ye, kubera ko yari atunze afite inka.
afite n'ubutunzi, ntazagira umuntu ubigisha ngo abakristu ngo bagomba kuba ari abakene bari aho ngaho. Reka ubyibagirwe. Aburahamu data mu kwizera yari atunze. Salomo, Dawudi ntabwo bari abakene bajya gusabiriza. Oya, Imana twizera ni Imana ifite umutungo. Amen. Zahabu ni byose ni ibyayo, na peteroli ni iyayo. Muri iki gisekuruza cyacu kugira ngo ubashe kubisobanukirwa, mwene data Imana yakoresheje kubera ko yari umuhanuzi, yatangarizaga na bene data ngo erega kuko ari agasozi munsi yaho harimo peteroli harimo peteroli. Mwebwe muri hano mwasaba leta ubwo burenganzira mukajya kwicukura iyo peteroli mukayicuruza, ayo mafaranga abonetse mukayashora mu ivugabutumwa. Imana iratunze. Imana ntabwo ari Imana y'abatindi, ntabwo ari Imana isabiriza. Amen. Wakabyumve ni Abrahamu yohereza Eliezer kujya gushakira Eliezer ajya gushakira Isaka. Eliezer ntabwo agiye imbokomboko, yari afite ibintu agendana. None niba musaba inkwano atange ngo Imana ni Imana y'abakene. Iyo mvugo y'abakoroni baje kwiba imitungo y'abantu ngo ayirwa abakene, ijuru ni iryabo. Abantu babigisha gutyo, barabacurika batwara ibyabo ngo sha ayirwa abakene, noneho nibo bazaraga ubwami. None kubera ko babyumvise bucuri kandi ari ibisambo bije byambaye n'amakanzu bashaka kwiba, kandi baribye pe, baribye kabisa. Mu gihe bitekerejeho birambabaza, baribye pe. Hano baratwibye, muri Kongo bariba babijyana iwabo. Noneho twebwe dusigara dusa n'abagona. Hasigaye noneho ni twe turimo kwipakiza tujya guhakwa. Mwene data nkuzi, tujya guhakwa, tujya gukura imihanda, tujya koza abasaza kugira ngo tubone amadolari. Mbega agahinda. Ibihugu byakennye babibye umutungo barawujyanye. Noneho bamaze kuwujyana, umutungo bamaze kuwujyana, abandi babasangayo. Kera barabazirikaga babajyana babakubita n'inkoni, bamwe bagwa no mu nyanja, ariko ubu ngubu barijyanayo. Ngo ndi munsi, ngo munyakire, noneho nzaze nkoropa mu mazu yanyu, mumpe amadolari nzayubaka. Ariko biba biteye agahinda. Niyo mpamvu bisaba ko abantu bagira icyo kintu cyo kuvuga ngo icyama wenda nkakenera iwacu, nkakubura iyo imihanda y'iwacu, nkoza n'abasaza b'iwacu. Ariko kugira ngo ngiye koza abasaza nazi ukuntu bavutse, ni ibyo ngibyo mbabwira kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Ngo ayirwa abakene nibo bazaraga ubwami. Oya, reka iri jambo rihari, ayirwa abakene mu mwuka. Yezu yaje gukenura abakene mu mwuka, ntabwo yaje kubiba imitungo yabo. Iyo niyo hame Uwiteka bw'ishimwe n'icyubahiro. Ngo Yesu Kristo naza azasanga ukwizera mu bantu. Uwiteka bw'ishimwe n'icyubahiro. Mbere y'uko agaruka yohereje integuza ye kugira ngo kwa kwizera kwari mu ntumwa kongere
kugaragare mbere yuko Yesu agaruka. Uko kwizera niko turimo guhamiriza kugira ngo tugaruke kuri urwo rufatiro. Hano hari akantu Imana abashe kumfasha kwandika, ariko nako ni ingenzi nagasoma kugira ngo wenda kadufashe. Dieu reconnaît, ni mu gifaransa, l'unique ligne de conduite. Imana ikintu izi, ntabwo ari imirongo myinshi yo kwizera. Dieu reconnaît l'unique ligne de conduite pour sa sainte église. Imana umurongo numwe imenya ugomba kuyobora itorero rye rimwe ryera. Il n'y a pas de place de changer cette unique ligne de conduite. Imana ntago yemera, n'abera ntago bemera ko bahindura uwo murongo nakuka Imana yashizeho. Amen. Amen. Imana ntago ibyemera. Niyo mpamvu bibaye na ngombwa nk'uko Petero bamumanitse umutwe ureba hasi arwanira uko kwizera, yemwe bibaye na ngombwa n'agatwe twakasiga, ariko kwizera kw'Imana uko kwakabaye tukakurwanirira. Amen. Amen. Witeka abwishimana icyubahiro. Witeka abwishimana icyubahiro. Witeka abwishimana icyubahiro. Bibaye na ngombwa kubera kurwanira uku kwizera intumwa zarwaniriye. Petero yazizwe uku kwizera, Paulo yazize uku kwizera, n'abandi bera, yemwe n'abashiki banjye na bene data muri cyagiye itorero, ntabwo ari itorero, ingirwa torero ripfumura amada y'abashiki bacu ishaka ko bahakana kwizera bahawe. Baravuga ngo yahe nimushake mutujugunye intare ziturye, ariko ntabwo twihakana kwizera twawe. Imana ikeneye gusanga abantu bahagaze gutyo. Amen. Imana iduhana umugisha. Sinzagira isoni zo kubihamya. Ni ihame. Yesu Kristo niwe Mana w'intumwa, niwe Mana w'abahanuzi. Bihamirize mu ijambo tubibone. Impamvu turimo kubwiriza ijambo ni ukugira ngo itorero risobanukirwe urufatiro. Urufatiro duhagazeho. Hari igihe ncishaho kugira ngo binadufashe kubera ko nibyo tubona bigenda bitwigisha. Niyo mpamvu tuvuga no kuri uyu murongo nakuka. Kuri uyu murongo nakuka. Nibi ngibi tubona biratwigisha. Umurongo w'umuryango, umuryango w'abantu benshi barawuzi muri iki gihugu. Si umurongo umwe, ntabwo wawuhindura. Niba uri umuyoboke gendera kuri uwo murongo. Nushaka kuvanga urahura n'ibibazo. N'umurongo nakuka w'itorero ry'Imana n'umwe. Amen. Umukuru w'umuryango nawe yatumye ashyiraho uwo murongo nakuka, n'abandi bizera bagendera kuri uwo murongo. Niyo mpamvu ubona hano kubera n'ibibazo n'ibibazo kabisa biba biryoshye cyane. Biba biryoshye cyane. Niyo mpamvu bisaba ko nta butumwa turimo kumva burimo n'amakari menshi. N'amakari
ntabwo ari amakari, ni inkota icyaye impande zombi. Na mwene data yanadusomera amakari n'intumwa zari zifite kugira ngo babashe gusobanukirwa, ntabwo ari ibintu byo gukina. Dusomere mu Bagalati igice cya mbere, ni amakari atoroshe. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 8, dusomere. ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, nagira umuntu ubabwiriza ubu butumwa twebwe intumwa twababwirije, ni amakari, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe, cyangwa twebwe intumwa cyangwa undi marayika akavumbuka gutyo agatangira gushyiraho undi murongo, ubundi butumwa. Noneho amakari noneho yatutangarize nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti. Subira muri uwo murongo wa 8. ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Avumwe. Mwumvise? Avumwe. Abikivu. Ariko mwafashije ko turi hano, nimubitinye. Abikivume. Ni amakari. Ngo wakoroshe nubwo ni abapasiteri b'inzaduka bagomba kuvuga ubundi butumwa, bazajya mu ijuru borohere. Abikivu. Hari se amakari. Ntabwo wasabye umugisha ngo wenda Imana izaboroherera. Ni umurongo nakuka. Bisubiremo. ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Avumwe. None manuka gato. nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti. Nongeye kubivuga. Niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Avumwe. Ibyo umuvumo ugarutse ubwa kabiri, ntabwo byoroshye. Naho ngaho ubona, ariko Thomas uraseka kandi urimo kubwira. Naho ngaho mugiye ushaka kudukinisha, ukaza mu muryango udukinisha, ugatatira igihango, uhura n'ibibazo. Uhura n'ibibazo, ntabwo waza udukinisha, ntabwo turi abantu ukinisha. None natwe muri ivugabutumwa ry'umwimerere ntabwo ushobora kuzanamo imikino ngo uvuge ngo neretswe nabaye apotre, noneho utangiye kubwiriza ibinyuranyije n'abapotre wa mbere. Mbega yeye, noneho biraza no kumfasha wenda ejo mu gitondo cyangwa ejo abapotre n'ababishopu mu gihe baza kumva ubutumwa, wenda turaza kubabona baza kujya ku murongo babatizwa. Mu gihe badashobora kwinangira, ntabwo byoroshye, sibyo? Kumenya Imana nzima, kumenya n'umurongo nakuka, amen, birakenewe. Iri vugabutumwa rikeneye kuvugwa. Noneho ahantu binakaze, hari n'igihe wenda abantu bumva n'ubutumwa, nanjye hari igihe mfata n'akanya ndi mu rugo nkakanda nkazana ndimo kumva. Urabona haba na Yohani Mubatiza, umwuka wera hari igihe ugira amakari. None Yohani Mubatiza ndagira gutya kubera ko ni umuhanuzi, abona abantu baza bashoreranye bashaka kubatizwa, ngo mwa rubyaro rw'inzoka mwe murahunga umujinya w'Imana, muza kubatizwa, mwera imbuto zikwiranye n'abihana. Abwira abantu ngo igiti cyose munsi yacu harimo
ishoka, igiti cyose kitera imbuto Imana izagitema. Nakoroha, nakubwira abantu mu buryo bworoheje. Na Yezu nawe ariwe Mana y'abahanuzi. Mwene dadusomere Imana y'abahanuzi nayo ikoresha iyo mvugo. Matayo 23 murongo wa 33 34. Soma vuba vuba dusoze n'ejo n'umunsi. Mwanzoka mwe, mwabana b'inshiramwe, muzahunga mute iteka rya Gehinomu. Ni inzoka zo mu ishyamba yari mu bihuru. Yesu yari mu bihuru. Bisubiremo. Mwanzoka mwe, mwabana b'inshiramwe, muzahunga mute iteka rya Gehinomu. Ni mu ishyamba koko. N'abantu barimo kubyira. Noneho iyo Mana y'abantu zigiye kwivuga noneho ukuntu yatumye abahanuzi n'ukuntu izatuma abahanuzi. Dusomere. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi. Rekera aho ngaho. Si Yesu bivuga? Ngiye kubatumaho bande? Abahanuzi. Ni Yesu bivuga. Ngiye kubatumaho abahanuzi n'abande. Dusomere. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu. Rekera aho ngaho. Wumvise? Yabaje kuvuga ngo mwanzoka mwe. Inzoka ziba zifite ubumara. Inshira zimeze gute? Inshira ni ibi. Inshira ni ibiki? Ni inzoka zigira ubumara. N'abantu areba muzahungira nubwo musenga mwambaye n'amakanzu mufite n'inshingano mbi. Ngewe none ngiye kubatumya abahanuzi n'abanyabwenge kandi muzabica. Ntabwo ubyumva? Yarabarebaga. Mbega ubutumwa bwiza bukeneye kuvugwa. Nta kibazo dushobora kugirana na leta y'u Rwanda. Tugomba kusabira abayobozi Imana ikabafasha bakayobora igihugu cyacu. Ariko abumva ubutumwa bagayikenya myenza s'abanyapolitiki n'abantu basenga. Babo bantu babahe. Abo bantu bavuga nabi ubutatu bari hehe? Ntabwo ari abanyapolitiki bafite icyo kibazo. Ni abantu basenga. Nibo Yesu yahuye nabo. Ahita noneho 23 manuka di. Noneho biraryoshye cyane. Mwanzoka mwe, mwabana b'inshiramwe, muzahunga mute iteka rya Gehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo. Ibyo ntabwo byabaye? Ndababajije. Itorero ritangira ntabwo byabaye? Byarabaye. Barabishe, barabakubise, bamwe barabamanika bareba imitwe hasi. Ntabwo bamanitswe n'abanyapolitiki. Bamanitswe n'abasenga. Muka usenga ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana ni umuka mubi. Niwe Yesu yaje guhangana nawo. Sibyo? Na n'ubu Uwiteka akomeza abwishime n'icyubahiro. Yesu Kristo niwe Mana w'abahanuzi. Ntabwo tubisomye. Sibyo? Reka mbishimangire nasoze. Dusomere mu Byahishuwe igice cya 22. Tumenye Imana y'abahanuzi yariyo. 22 murongo wa 6. Dusomere. Arambwira ati, ayo magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Umwami Imana ninde?
muri Yohani cya 20, 26, 28, Tomasi niwe wabashe kwa turavuga ngo imbere ya Yesu, mwami wanjye, mana yanjye. None mu byayishuwe bisubiremo, ndimo ndasoza. Ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo. Yatumye marayika wayo, umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo. Noneho iyo mana iyo Imana mwami itegeka imyuka y'abahanuzi ntabwo yivuze ngo wowe Mana utegeka imyuka y'abahanuzi ugatuma marayika wawe, wakwivuze. 16 none iraza kwivuka. Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo. Noneho mwabyumvise birapfundikiye. Noneho umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo. Soko tubisomye nta kintu nongeraho. Murongo 16, ngewe Yesu natumye marayika wanjye, abatuma ni babiri. Oya. Imana ni imwe. Iyo Mana ugomba kuyimenya. Niyo mpamvu pasiteri, bishop, musenyeri nuca bugufi kugira ngo uzafatanye natwe kuzamuka. Dusengera hano kuko abeza n'amazi ari muri batisiteri, uje mu gitondo nakubatiza. Ye Tomasi mbona hano nakubatiza pe. Udakomeje kwinangira, kubera ko uyu niwo murongo nakuka kumenya Imana imwe rukumbi y'ukuri. Witeka akomeza abwishimira icyubahiro. Amen. Abaza kumva ubutumwa ari wo hose, aho muza kuba, mubaririze n'abandi basenga bafite ukwizera, umanitse amaboko barakubatiza mu izina ry'Umukiza. Amen. Uwinangiye ibihano Yesu yavuze biramutegereje, nubwo wakwisha mu mazu burimo rasenga. Umurongo nakuka n'uyu nguyu, sibyo? Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Kaduhaguruke. Mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe, mwami wanjye ngo nde binkovuza we, wagize kubwanjye umekunesha rero, uko wanesheje ayirwa gusapfa fira muri wowe ye, duwe kunesha rero, uko wanesheje ayirwa gusapfa fira muri wowe Yesu, yanesheje urupfu n'ikuzimu naho, yajanjaguye umutwe w'inzoka, uw'ibyanditswe bihamiriza, mwamutuyobore
basirikari imbere, amen, kari imbere bakristo turi mu ntambara ritarigeze kurwanwa, tujye mu rugamba, bene data bashiki bacu, twikorere umusaraba. Tumanitse amaboko, buri wese agira icyo abwira umwami. Dusenge. Data wa twese uhoraho, Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana iriho, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, Mana y'abera turiho, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Ni wowe ngarura ishimwe muri aka kanya. Tumaze kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ridahinduka. Mwami, ijambo ryawe urishimangire mu mitima yacu, imitima, ubutaka bwiza bwakiriye iri jambo. Mwami, ubwo butaka ubuhezagire, iri jambo urivomere, ryera imbuto nyinshi. Rambura ukuboko Mwami, mu gihe ugiye gusoza iyi gahunda. Rambura ukuboko kwawe, ubutumwa bwawe bwiza bubwirizwe, haba hano ku Kabeza, haba muri uyu murwa, haba muri iki gihugu, haba mu bihugu bidukikije, muri Afurika, ku isi hose. Wambike imbaraga abagaragu bawe mu gihe ugiye gusoza iyi gahunda yawe watangiye. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Ahabwe ikuzo Mana Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera twateranye uyu munsi. Ahabwe ikuzo n'ishimwe. Utane natwe, utugeze mu ngo zacu amahoro. Mwami, tukweretse n'iteraniro ry'ejo, n'abandi bazumva ubutumwa, ugakora ku mitima yabo, kubera kurimo gushaka kwigarurira intore zawe. Mwami, ugarurire inama zawe mu mukumbi wawe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwabwo bwose atane natwe na ejo.